Bakunzi bahoraho life twongeye kubasuhuza. Uyu munsi tugiye kubabwira ku kugabanya umubyibuho. Ikibazo cy'umubyibuho ukabije ni ikibazo kigenda kiyongera ku isi mu bantu benshi. Uyu munsi OMS cyangwa WHO, umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima ku isi, wagaragaje umubyibuho nk'imwe mu ndwara zigezweho cyangwa imwe mu ndwara mbi ziri kwibasira abatari bake mu isi ya none. Kubera ko umubyibuho rero wabaye indwara, kera twari tuzi ko ari lifestyle, twari tuzi ko ari ubuzima bwiza, ariko uyu munsi umubyibuho noneho ukaba ukabije. Ni indwara nk'izindi kandi indwara mbi yica abatari bake, kuko umubyibuho ukabije ni kimwe mu bintu bizamura uburwayi butandukanye bw'izindi ndwara zitandukanye zica abantu benshi ku isi, nk'indwara z'umuvuduko ukabije w'amaraso, indwara nka diabete, indwara nka stroke, indwara z'amadepression, indwara z'imvune zitandukanye, osteoporose, kumungwa kw'amagufa n'izindi ndwara zitandukanye. Rero umubyibuho ukabije ni kimwe mu bibazo bibangamiye abantu ku isi. Kera twari tugira ngo kugira umubyibuho ukabije niko umuntu aba yariye ibyiza, hanyuma akiyongera akaba mwiza akaba munini, ariko ntabwo ariko biri. Uyu munsi ushobora kugira umubyibuho ukabije kubera imihindagurikire itandukanye, imihindagurikire y'ikirere, imihindagurikire mu mirire, kubera ko uyu munsi mu byo turya byinshi birimo bimwe mu bishobora gutuma umuntu abyibuha cyane, kubera bimwe byakoreshejwe amafumbire yarengeje urugero, ibindi byakozwe mu buryo byatakaje imiterere yabyo kamere, ibyo bita OGM, organic genetically modified. Ibindi birahingwa cyangwa se birororwa vuba vuba, bigahita bikura vuba vuba, tukabirya tukaryamo ya mafumbire cyangwa tukaryamo ya miti izatuma natwe tumera nk'ibyo bihingwa, natwe tukabyibuha vuba vuba. Bityo rero uko kuntu ibintu bishobora gutakaza imwe mu myimerere yabyo kamere, cyangwa se n'imirire isanzwe, kubera kera abantu bashobora kurya ibintu biri almost 100% mwimerere, usanga turirira yenda imyumbati yahinzwe mu cyaro, igahingwa kandi hatongewemo amafumbire, ugasanga hahinzwe igitoki nta yandi mafumbire. Ariko uyu munsi turi ku rwego ibihingwa bishobora no guterwa inshinge z'ubwoko bw'amafumbire zizatuma bikura vuba, inkoko zigaterwa inshinge zituma bibyibuha vuba, bigakura vuba, bigahita bijya ku isoko tukarya. Hanyuma ibyo byose no guhindagurika kw'ikirere, uko ikirere gihinduka, bijyanye n'uko imyuka imwe n'imwe duhumeka, imyuka ikomoka ku nganda, ku binyabiziga, ibyo byose bihindagura kamere cyangwa se imiterere y'imibiri yacu, bityo bikaba byajyana ku bibazo byo kubyibuha vuba vuba cyangwa se kugira umubyibuho ukabije. Rero muri Horaho Life turahari kugira ngo tubafashe, dore yuko twabazaniye zimwe muri products z'ingenzi mwimerere ziri naturel, zirimo nk'iyo bita slimming capsule cyangwa se les capsules d'amaigrissement. Ni produit naturel mwimerere zikorwa n'uruganda rw'abanyamerika, bifashishije ubuvuzi gakondo bw'abashinwa TCM, ariko bikakorwa ku rwego mpuzamahanga mu buryo bwubahirije kuba ibirimo cyangwa se ibigize uyu muti bigomba kuba ari umwimerere 100%, cyangwa se bigomba kuba ari naturel. Iyi slimming capsule rero igizwe n'ibimera cyangwa se igizwe n'ibikomoka ku bimera, harimo nk'iyo bita cassia seed, ni imbuto za cassia, lotus leaf, ni ibibabi bya lotus, mulberry, hawthorns, neroli, jasmine na rose. Ibyo ni bimwe mu bigize iyi slimming capsule, cyangwa se mu gifaransa ikaba igizwe na haricot blanc, agricus, biscopilis, feuille de lotus. Ibyo byose rero bifite umumaro, n'ibindi bifite umumaro wo kwiniba cyangwa se wo kubuza uburyo umubiri wawe utunyunyuza vuba vuba ibinure, hanyuma ukanafasha umubiri wawe gutwika ibinure no gutwika amakolesterol aba yipakiye mu mitsi y'amaraso no ku nyama, yewe no mu bice bitandukanye by'umubiri, bityo bikagabanya umubyibuho ukabije. Slimming capsule rero ifite characteristics cyangwa se irangwa n'ibi bikurikira: ifite ubushobozi, ubwoko bw'uyu muti ufite ubushobozi bwo kongera icyo bita metabolism, uburyo umubiri wawe utwika ibinure,
hanyuma bikafasha umubiri wawe rero gutakaza no kurekura ibinure byinshi. Hari ibinure umubiri warabitse ku buryo bukomeye cyane ntupfe kubitakaza, cyane cyane ubwoko bw'amakolesterol aba yaripakiye ku mitsi y'amaraso, ibinure byinshi biba byaragiye byipakira mu nyama, ku mara, ku mwijima n'ahandi, bikanga kuhava mu buryo bworoshye. Rero iyo ukoresheje slimming capsule ituma umubiri wawe utwika mu buryo bwihuse ibinure biba byaripakiye ku bice bitandukanye by'umubiri wawe, hanyuma bikarinda umubiri wawe rero kubika amakarori menshi no kuyafata vuba vuba mu gihe uri kugira ibyo urya bifite ibinure. Turabizi abantu bakunda kurya nk'uduchips, kurya inyama, bagakunda kunywa utuji dutandukanye, fast food. Buriya turiya tuntu turya fast food, udusambusa, cake n'ibindi, kubera ukuntu biba bigizwe n'amasukari menshi, umubiri uhita unyunyuza vuba vuba ariya amasukari. Iyo ukoresheje slimming capsule rero unabirya, umubiri wawe ntabwo ubasha guhita ubinyunyuza ako kanya mu gihe uri gukoresha slimming capsule. Bityo slimming capsule ikadufasha kugabanya no kurinda umubiri wawe guhita ufata vuba vuba ya masukari na bya binure, bityo ntibyibike vuba vuba mu mubiri wawe ngo bitere ikibazo cyo kwiyongera kw'ibiro. Slimming capsule kandi zifite ubushobozi bwo gufasha amara, flora intestinale, gutuma hatiyongera cyangwa se hadatindayo bya bindi wariye bituma umubiri wawe ubona ibinure byinshi cyangwa se ubona amasukari menshi. Urugero rutoya, urabona nk'iyo wariye inyama y'inkoko ishobora no kumara amasaha arenga 48 mu igogora ryawe zitarashiramo, ariko iyo wariye slimming capsule bivuga ngo amara yihutisha uburyo bya bindi bitinda mu mara, bikakurinda constipation, bikakurinda gufata umubiri wawe gufata bya binure byinshi n'aya masukari menshi mu byo wariye, bityo bikakurinda kugira umubyibuho ukabije. Rero slimming capsule kandi ifite ubushobozi bwo kurinda umubiri wawe gutakaza ubwiza. Kwa kundi umuntu ahorota ukajya ubona inyama ziraregarega, ukabona afite iminkanyari, ukajya ubona umuntu yabaye nk'umusaza cyangwa umukecuru, slimming capsule yo ntago ituma ibyo bibaho, irinda umubiri wawe kugira icyo bita degeneration, cyangwa se ikarinda ko abo generation ya wrinkles. Wrinkles ni iminkanyari, kwa kundi uruhu rwifunyafunyika. Rero slimming capsule igira imimaro ibiri, igira umumaro wo gutuma utakaza ibinure kandi ikanatuma usa neza. Slimming capsule rero ni nziza cyane ku bantu bashaka gutakaza ibiro cyangwa se bashaka no kubikontrola, bagira ibiro byinshi ntibyiyongere, ikarinda abantu kugira ibiro by'umurengera. Ikindi ni kwifasha gukuraho ibibazo bya obesity n'ibibazo by'ibiro byinshi, kubera ko twasanze ifite ubushobozi bwo kuba yafasha umubiri wawe gutakaza ikigero cy'ibinure byose wakwifuza gutakaza kugira ngo usigane ibiro bikwiye. Ikadufasha rero kugabanya cholesterol iri mu maraso no mu mitsi y'amaraso n'umubyibuho ukabije. Slimming capsule ni nziza ku bantu twayihaye bayivugira imyato, bari bazi ko tutakifite, zarabonetse. Ni imwe muri product zidakunze kuboneka cyane kubera ko ikozwe mu buryo buhenze, irakunzwe ku isoko mpuzamahanga. Ubu muri Horaho Life mwasanga slimming capsule, ikaba igizwe n'utunini 60, birahagije ko buri munsi utunini 2 gusa. Mu gihe cy'ukwezi ukaba watakaje ibiro bitewe n'ikigero cy'ibiro ushaka gutakaza hagati y'ibiro 8 n'ibiro 15, ugasigana ibiro bikwiye kandi unasa neza. Atari bya bindi utakaza ibiro ugasigara umeze nk'umuntu warwaye slim, niko cyera hagiye bavuga ngo cyangwa sida. Slimming capsule ntabwo igutera amadiyare, ntabwo igutera gucika intege, ahubwo ikiza cyayo mu gihe wayinyweye ituma wumva udashaka kurya cyane, kandi igatuma unanywa n'amazi menshi ukumva umeze neza, ukumva uri areze, ndetse ukanagumana ubwiza n'imikorere, ugakora akazi kawe nta kibazo ufite. Rero bimwe mu biyigize harimo nk'izi cassia seed, zifite ubushobozi bukomeye cyane bwo gufasha amara yacu kurekura imyanda no kurinda ikibazo cy'amaso, impyiko, umwijima, kuba wagumya kwipakiraho ibinure byinshi, ndetse bikaturinda n'indwara z'ibyo bice, indwara z'amaso, indwara z'umwijima, indwara z'amara. Irinda kandi ubwonko, irinda kurwara nk'umutwe, kugira kumva unaniwe cyane no kubura ibitotsi. Iyo ukoresha slimming capsule usinzira neza kandi ukumva umeze neza, ukumva ufite imbaraga mu by'ukuri. Mu gihe indi miti igabanya umubyibuho ushobora kuyinywa ukumva wacitse intege, ukajya ku toilette kenshi, ukadiyara, ukumva ufite inzara ushaka kurya byinshi. Oya, iyi ngiyo idufasha
mu biyigize iyo bita cassia seed idufasha kujya ku musarane neza, ikadufasha kugumana imbaraga, ikadufasha kurinda za ndwara z'umwijima, ikadufasha gukiza na zimwe mu ndwara z'amaso, yewe igafasha impyiko, igafasha no kujya ku musarane neza, bigakuraho n'ikibazo cyo kurwara umutwe, yewe ukanasinzira neza. Indi composition ushobora gusanga muri slimming capsule harimo iyo bita lotus leaf. Lotus leaf ni ibibabi bya lotus, abantu batazizi lotus bazaze nzibereke, cyane cyane ni bimwe mu bimera bishobora gukoreshwa, ariko rimwe na rimwe ntabwo tuba tuzi ko bifite uwo mumaro ukomeye. Rero zo zifite ibyo bita marikaroide yo mu bwoko bw'amaflavonoide, zikagira umumaro ukomeye cyane mu kugabanya no gukamura isukari na cholesterol ibiri mu mubiri, bityo igafasha kujya kwihagarika, ya myanda ikagisohoka binyuze mu kwihagarika no mu kwexcreta, nyine gusohora ya myanda iri metabolique. Bityo iyi lotus leaf ziba muri slimming capsules zifite umumaro ukomeye mu gusohora imyanda ibiri mu mubiri no mu gutuma umubiri wacu utakaza ibinure binyuze mu kurekura imyanda yaturutse ku mubiri watwitse, ya matriglyceride, ya cholesterol. Zikaba zifite umumaro ukomeye cyane mu gufasha ako kazi kwihuta. Hanyuma habamo nizo bita hawtons, zifite ubushobozi nazo na amaflavonoide cyangwa se n'ubwoko bw'intungamubiri ndodo ziba ziri muri izi, kubera ko iyi miti cyangwa se ibi binini cyangwa se izi product ziba zikozwe mu bimera. Izi zikozwe mu bimera 100% kandi nta bindi bongeramo, niyo mpamvu zifite ibyo bita amaflavonoide. Zikaba zifitemo n'ibyo bita hawtons acids na vitamine C, zikabagiramo icyo bita lipase. Ubwo bwoko rero bw'izo ntungamubiri zifite ubushobozi bwo gukiza no kuvura kwa kundi ibyo bo wariye biguma mu mara, bikaba byatera nka constipation, zibikuramo. Ikindi zikagenda zica microbe zishobora kwangiza umubiri cyangwa zigatuma umubiri utindana ibyo bo wariye, bikaba byatera nk'ibyo bita putrefaction, kwa kundi uba wabyimbiwe wujurije mu nda, ukumva wagize nk'ubwangati cyangwa se ukumva wagugari, wagize nka constipation cyangwa indigestion. Izi hawtons zikuraho ibyo ngibyo, bityo umubiri wawe digestion ikagenda neza, bikarinda no gucika intege, yewe bikarinda n'indwara z'umutima. Ibyo biri muri slimming capsule. Gukoresha slimming capsule nko ku bantu bafite ikibazo cya hypertension cyangwa se cy'umuvuduko ukabije w'amaraso, iyo uyikoresha ufite umuvuduko ukabije w'amaraso n'umubyibuho ukabije, wa mubyibuho ukabije wawe urapunguka, ibiro byawe bikagabanuka, kandi n'umuvuduko w'amaraso yawe ukaba nomo, ukamanuka, ukaba mwiza. Kandi habamo icyo bita mulberry, ni ubwoko nanone bw'intungamubiri ziri muri izi slimming capsules, zifite ubushobozi bwo kurinda umubiri gucika intege, bigafasha impyiko kumenya gukora neza, bikongera imbaraga, bikongera n'abasirikare, yewe zikanongera amaraso umubiri ukeneye, bityo bikarinda n'umusatsi w'umuntu gusaza, gray hairs, kwa kundi umusatsi ugenda ugahinduka imvi cyane. Iyo ukoresha slimming capsule imisatsi yawe nta gusaza vuba cyangwa ngo usaze imburagihe, bityo ikarinda icyo bita incontinence urinaire, kwa kundi ushaka kujya nko ku musarane kenshi, kwihagarika kenshi, ikarinda gucika intege no kugira isereri. Mu gihe ubundi abantu bari kunywa imiti imwe n'imwe igabanya umubyibuho bashobora kugira isereri, gucika intege kubera ko bagize diarrhée cyangwa se umubiri watakaje amazi menshi, ariko iyi irabirinda, irinda iyo dizziness, uko kugira ikizungera, constipation. Ikindi niko ku bantu bakuru iguma kurinda nyine umubiri wabo, bakagumana imbaraga ntibanabure amaraso, irinda anemie. Bityo slimming capsule ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yifitemo vitamine C n'ibyo bita beta carotene na selenium n'andi maflavonoide yose azamura immunite kandi agatuma umubiri ugumya gukora neza. Na antioxidant yifitemo ubushobozi bwo kurinda oxidation, bwo kurinda ko umubiri ucika intege cyangwa se wangirika, bityo akaba ari nziza ku bantu bose no ku bantu bakuze. Ubundi uretse abana batoya bari munsi y'imyaka 10 niba badashobora gukoresha slimming capsule, ariko abandi bantu guhera ku myaka 10 gukomeza kugeza ku basaza n'abakecuru bashobora gukoresha slimming capsule mu gihe bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Kandi ifitemo icyo bita rose, zikaba nazo ari amawire essentiel, ari volatile ashobora ubundi rose zigira
ni impumuro, ni ubwoko bw'impumuro, ariko izi zo nazo bazikoramo slimming capsule zifite ubushobozi bukomeye cyane bwo kuba antioxida, bityo zikagira ubushobozi bwo kurinda ama inflammation. Inflammation ni kwa kundi umuntu aba aribwa nko mu nda, ababara, yumva yahinze umuriro, umushyitsi, amerewe nabi, yaguwe nabi. Rero iyi rose irimo ahangaha cyangwa se iri mu bigize slimming capsule bifite ubushobozi bukomeye cyane bwo kurinda indwara zirimo nk'indwara za rubagimpande, indwara za osteoarthritis, rheumatoid arthritis, n'indwara z'umugongo. Kwa kundi ubabara mu ngingo, ukababara mu nda, kwa kundi wumva waguwe nabi, watengushywe, ubabara kubera se hari n'abanywa imwe mu miti igabanya umubyibuho bagahitwa, gatengurwa, gacika intege. Slimming capsule kubera uburyo ikoranye ubuhanga bw'ibimera birenga 5 birimo cassia seed, lotus leaf, hawthorns, mulberry, rose. Ibyo bimera uko bihuye byose bifite umumaro ukomeye ku mubiri w'umuntu, bityo mu kugabanya umubyibuho cyangwa mu kugabanya bya binure byawe, amemuta mu gihe kimwe umubiri wawe utakaza ubwiyongere bw'umuvuduko ukabije w'amaraso, umubiri wawe kandi uhita ugera mu mara hameze neza, bikarinda ama inflammation n'ama infection, bigahita bikurinda indwara za arthrite cyangwa indwara zo mu ngingo, bityo bikanafasha umubiri wawe kugumana imbaraga no gusa neza. Rero slimming capsule ifite ubushobozi bwo kudufasha gutakaza ibinure no gusa neza. Ubwiza bwose cyangwa ubwiza bubiri, ubwiza physically n'ubwiza bwo ku mubiri. Rero ni produit ikozwe mu buryo buri naturel, ni produit nziza, utunini tubiri twonyine ku munsi ukarekeraho iminota 30 nyuma yo kurya, akaba ari nziza cyane ku bantu bose bifuza gutakaza ibiro, abantu bifuza kugabanya umubyibuho ukabije, abantu bifuza gukontorora ibiro bafite, abifuza kugabanya cholesterol iri mu maraso no mu mubiri, n'abifuza gusa neza ugabanyaho ibinure runaka. Slimming capsule ni imwe muri product twakubwira ngo ni nziza kuri wowe. Slimming capsule nta handi wayisanga, ni mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, mu igorofa 3, umuryango wa 302, etage 3, cyangwa se ushobora no kuduhamagara tukayikoherereza kuri telefone zacu 0788 6988 13. Slimming capsule ni ufite umubyibuho wananiranye cyangwa wakugoye, slimming capsule ni igisubizo cyiza. Turabakunda cyane muri Horaho Life, ubuzima bwiza bwanyu ni intego kuri twebwe.